Iya turatangiye Jupiter Communication n'abatugezaho n'abandi 20th Century Facts. Abo ni abandi yani ritema nakiza mwese muri Kristo Yesu ndabasuje turamumeze mute komeze kuba amahoro. A News Corporation Company Cinetica Films ababigize mu ruhare bo ni benshi cyane buriya na ba traduction de l'Evangile aho ngaho ya ikabashyira mu Kinyarwanda. Migido Films n'abandi. Global Films ni benshi cyane. Tangiye dute ya tuvuye kuba kageze mu ruhari dutangiye dute. Hari umuntu uhagaze aho ari haritegereza ahantu ngo hameze nk'umuryango ariko nanone ukabona wagira ngo si umuryango ni ibiki. Ikirere cyo ibigendamo n'ibyo bisa nk'aho ari byiza. No sola notre de mer no sola mu rugo niryo zina rya filime. Tuvuye ku izina rya filime turagenda tumanuka bimeze bite ni kuba twereka iyo umuntu amanuka ari kujya he ujya kuzimuka turebe hano tugeze hari ibintu by'ibisayosayo. Hari uwakangutse abirimo ntuzajya usoma muri biri ukumva ngo wankuye mu isayo ry'ibyaha iyi shusho aba ari izajya ikuzamo. Umva ibijwi biriyo yeyi. C'était comme se réveiller d'un long rêve. Birasa nk'ukanguka uvuye mu nzozi z'igihe kirekire. Mais je découvris vite que je n'appartenais plus au monde des vivants. Ngo namenye nihuse yuko ntakibarizwa mu isi y'abazima. Umuntu ukangutse atubwira amagambo. Je pris soudain conscience d'une surprenante vérité. Ngo nahise menya ukuri gutangaje kuntunguye. Passe par différents stades. Ngo ubuzima ni isoko y'iteka inyura mu nzego zigiye zitandukanye. Umuntu hano hakangukiye ni habi. Ngo nakangukiye ahandi hantu wabatiza seye ngo hasa nka purgatoire. Ngo none inkuru yanjye yo irasubiye iratangiye ntabwo ari ugutangira ngo ahubwo irasubiye iratangiye recommence. Bimeze bitegura hari igihe yatangiye none yongera atangiye uhita ubisobanukirwa hariho ubuzima yabayemo ariko amagambo ndumva twayasubiza inyuma twayatangira neza mukayumva bajya bavuga ngo mwarapfira muterura na filime nawe wahagize akantu gaducika mu ntuza. Hari igihe witagira kanze nsubiza inyuma gatoya nshyiramo na za subtitle magambo nshyiramo na za subtitle cyangwa se sous-titre cyangwa se amagambo nubwo ntayakosoye ahantu agenda tubeshyamo ukuntu ariko rigenda hari ngo nyomoze ya mbese message uraza kuyifata kangahe gatanu ku kandi nta kiragucika. No sola notre de mer insubije inyuma gatoya ngo tubyumve neza akantu gukaniro n'ugindi pose twapoze muze kutwihanganira mu ntangiro cyangwa gire wa muntu wakangukiye aho ngaho. Hey
ni habi yewe, ni habi. Nawe yakutse umutima. C'était comme se réveiller d'un long rêve. Ngo birasa nk'ukanguka uvuye mu nzozi Je découvris zirimbanije. vite que je n'appartenais plus au monde des vivants. Ngo namenye byihuse ko ntakibarizwa mu isi y'abazima. Yewe we, Je pris soudain conscience d'une surprenante vérité. ngo nahise menya byihuse ukuri La vie est gutunguranye. une source éternelle qui passe par différents stades. Ndagira ngo mwumva ako kantu. Ubuzima ni isoko y'iteka inyura mu nzego zitandukanye. Stade ye abadivantisite bibwira yuko umunyabyaha ngiyo amaze gupfa birarangira, ni ukuvuga ngo bamuha urwego rwa mbere. Stade ubuzima turimo ubwo mu bifatika nibwo bamutekerezaho, nyamara ntabwo birangiye, hariho urundi rwego agiye gukurikizaho. Ya stade noneho ubuzima ni isoko y'iteka, apana kuvuga ngo birarangira. Niko bimeze, umuntu afitemo udapfa muri we. Umuntu w'imbere ntabwo apfa, abaho byiteka, ahubwo uri kumutegurira kuzaba hehe, azakangukira hehe igihe ubuzima bw'iki gihe buzaba umurangiranye. Ya Je me réveillais dans une autre dimension, baptisée le seuil. ngo nakangukiye ahandi hantu turabatiza Luseye. Aho hantu niwe yakangukiye wajyana ahantu umuhezo gutyo. Une sorte de purgatoire. Ngo hameze nka purigatoire. Abakatolike muri hehe. Et l'histoire ne faisait juste que recommencer. ngo inkuru yanjye yo ngo irasubiye iratangiye. Hey, tangira bwa mbere itangira uvuka mu isi, bwa kabiri gatangira ugiye ute kangukira mu isi y'umwuka. Yewe we, bantu bariyo hano yakangukiye ngo ameze nka hehe, nka purigatoire. Purigatoire ntimuyizi? Purgatoire yo bujya ameze yewe ibisayosayo. Ngo Andrea Louis, ngo ngwino mwana wanjye ubwire waramutse mama wa nyogokuru wawe na so. Mwaramutse papa, mwaramutse nyogokuru. Ngaho noneho ngwino wicare ufate utwa mu gitondo gashyika ukuntuza arakajya no kumukinisha. Niwe kuzenguruka. Andre, mwibuke izina we ni Andre Louis. Kiboko tugaruka bari kugenda batuzana mu buzima bwe yabayemo bwa mbere na mbere, akatugarura aho yakangukiye. Je perdis la notion du temps et de l'espace. Ngo iby'igihe n'ahantu nabiburiye akanunu, ubwo ntabwo ari kumenya se ni sangapi cyangwa se ni hehe hamu byamurenze, ntabwo abizi. Mon corps souffrait autant que mon âme. Ngo umubiri wanjye urababara na roho yanjye ni uko. J'étais le jouet de force que je ne pouvais pas comprendre. Ngo nabaye igikinisho cy'imbaraga ntabasha kumusobanukirwa, ni ukuvuga ngo nta Mes ntege. connaissances ne furent pas en mesure de m'aider à cet instant. Ngo ubumenyi bwanjye icyo gihe ntibwari bubashije ku kigero cyo kumfasha. Transformé en cauchemar. Inzozi ngo zahindutsemo ibizozizozi. Yego we kushima cyangwa se nightmare mu cyongereza. Umuntu hano uri mu buyobe, kwigaragura mu byaha, donga kumwe n'abamama abadamu n'akaza asomagura. Iki bintu niba hari ugenza nkawe hindukira ureke ibyo. Baye ho ugakurwa mu mubiri ahantu wakangukira, nta hantu nka hariya. Ndi hano mu mayoga ari kunywa, kanywa n'amatabi, ibintu byica, urebye wagira ari kwiyica. Itabi ririca ntimubizi? N'amayoga nayo uzaga umuntu ayanyoye cyane saza wagira asazira imburagihe, ibintu nk'ibyo mbese birica byose. Uwo muntu wakangukiye handi hantu dore ari kwerekeza, ahubwo ndabona afite imbaraga. Kuri Gospel tw'inyarwanda twagiye tuvuga kuri video nyinshi zivuga ikuzimu, urebye uburyo havugwa ntabwo yagakwiye kuba ari kugenda kuriya. Dore nani uyu nguyu tugaruka mu buzima
bwa mbere bwaha ku isi ubu bantu batekereza ko ari bwo buzima. Mariano, tu as fini tes devoirs? Mariano ese wasoje gukora kureba niba uri gukora? Ngo yego papa, ngo ngaho noneho ushobora kugenda ukajya gukina. Ngo wasoje yego. Lorsque je repense à mon passé, Ngo ndonekeza ahise je hanjye réalise que les apparences ne montrent pas toujours la réalité. namenye yuko ibigaragara iteka bitagaragaza ukuri. Par moments, Kuri ubu notre côté obscur est caché par une fausse image de tranquillité. uruhande rwacu rutagaragara ruhishwa n'ishusho yo gutuza. Ye n'ibiki bishatse kuvuga Mais ngo un jour, tout remonte à la surface. ngo ariko umunsi umwe byose bizagaragara. Ye, bimeze nka kwa kundi kurabikora nka Et il kwihorera. n'est jamais trop tard. Ngo kandi icyo gihe ntibizaba byakerewe ukibwira ngo ko mpanwe nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere uko bikurikirana. Ubaho mu buzima ukibwira ngo ukabona bisa nkaho udasa nkaho hari ubuzima nyuma y'ubu buzima, ukabirya isi ngo nta myaka 100 ariko umara gupfa. Byose bizakugaragarira uzabisobanukirwa. Dore hano yakangukiye, dore amazi nayo ibisayosayo ngo byagutera no kumakorwa. Shima ahubwo kuba wabibona. Uyu inda mezite bantu bariyo bari kugenda iyahure. Ibyo bijwe biriyo hano, genda iyahure. N'ibiki se, n'ibiki n'ibiboko byinshi cyane. Ngo wari uhari. Aba hantu bura hari abantu bafite amagambo mabi kampave arahunga birukanka. Kavuga ngo mfasha. Nibyo bihibereye gusa ngo mfasha. Urakoze cyane. À bientôt, Donasso. Tuzasubire. Ngo tuzasubire Sofia, wiyiteho. Arasubira avuga ngo ndasubiye ndagushimiye. Docteur, muganga, reba hariya hari abandi barwayi. Biteho bahe serivisi. Ndabinginze mwinjire. Ngwino ni twebwe. Wagira ngo muganga yari yabirengagije. Umeze nk'ari secrétaire we. Yaramwisimwibukije se. Wapi ubwo narinzi ko agiye kuruhuka umpaye akandi kazi. Wagira ngo ntabwo yishimiye ko abakiri. Tugaruke handi hantu ngahiswe hehe Luseye, wameze nka purgatoire. Naruraho ubuzima bwa Mukamuye, abayeho nabi, afashwe nabi. Hari ubuzima bw'iteka nyuma y'ubu buzima. Ndabinginze ukwiye gutegura aho muzaba ubuzima bwa none burangiye, nta handi sibye muri Yesu Kristo. Akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umubereho. Kuvuga bishatse kuvuga ngo ubeho ukora ibyo ashima, wanga ibyo yanga, nuko nyuma yo gupfa azaguha ikaze ujye kwibanira iteka. Akangutse mu ijoro rwagati, gasa nk'utameze neza. Mufasha we nawe, ese ni umeze neza? Yego. Urakomeje uko umeze neza? Byose ni sawa, tuvabye. Sa nk'ubeshya, ubundi umeze neza byawe yoberana ngi. Fasha we, mwitegereza mbese birahangayikishije. Dans cette plaine de désolation, Ngo muri icyo kibazo cy'ubwihebe nta kintu nakoze usibye kubaho, nta byiringiro, nta gisubizo. je respirais, Narahumetse, j'avais faim, nari nsonje, j'avais froid, nari et nkonje, j'avais peur.
nari nafite n'ubwoba bintu ngo kubaho ariko byatsi kuba bitose ubwo kwibwira ko harimo amazi yabonye amazi ngo mumbabarire ndabinginze yewe we sasa nibikise bibaho urumuri ruraje urumuri muzi uwo ari we Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ahantu hari urumuri uhamenya yuko ari Yesu Kristo ikuzimu byo ntibibaho niba mwisi hari abaje baracanye bazenguruka umwe muri babantu bari aho ngaho harabarangije baramuburana wera wasanga bavuze ngo ku isi hari abantu bamusengeye murabizi bya bintu bya purgatori ngo ujye bikorwa ngo maze ngabasha gukurwa hariya yewe we nibyo naje kunyomoza ntabwo bibaho Bibiliya avuga ngo kuko umuntu agenewe gupfa rimenye ese koko umeze neza komeza mu mafasha waracyamubaza nta cya kibazo yamubajije aryamye subiza ngo yego wowe ukuvuga ameze neza yituye hasi ni Andre umufasha barahamagara Andre abana barahamagara akavugana ko karagira kari kona wako waragize sa nkaho agiye gukurwa mu buzima bana baragira dora hari bando baracyakomeza bya bintu ngo gende yahure wari urahuye abantu bari kuvuga amagambo maze aranyegereje akwepa tugarukiye kwa muganga bamugejeje kwa muganga rwagutwara igihe icyo ari cyo cyose bamaso kwa muganga hari yewe we bari kumutera imibago wagira ngo bari kumukora autopsy mu mwanya wo kumuvura gukora autopsy igihe bafata umubiri umurambo w'umuntu kawugira bareba n'igiki cyawishe basanga wenda birangiye barebye nk'ahantu umumara ngo dore babonyemo nk'akantu ngo dore n'aka kamwishe sasa uyu nawe wagira ngo ni autopsy bari kumukora umwanya wo bari kumutera intuza imibago aganga basa nk'aho icyizere cyo kubaho kwe ari ntacyo niba atarabayeho neza ko se nimwabonye hano yakangukiye niko byagakuye ko bigenda ura ntiyabayeho neza muri ubu buzima nabwo yateguye hazaza hehe ubuzima Quand le désespoir me prit, gutakaza ibyiringiro quand les byamfashe forces me quittèrent, imbaraga zamvuyemo pitié, sauvez-moi. Quand tout espoir me semblait impossible, ibyiringiro byose kuri njye bisa nk'ibitashoboka je fis la seule chose qu'il me restait. nakoze ikintu kimwe rukumbi kinsigaranye kinsigaranye icyo yisigaraniye Je ne sais pas combien de temps a duré cette prière venue du fond de mon âme. ngo sinzi iryo sengesho rivuye mu ndiba y'umutima wanjye ryamaze igihe kingana gite ngo ariko narumvise yumvise iki Andre hari uwaje muri ngo ayo warabatari we ngo ya De Dieu, ngo mu izina ngo kubw'urukundo rw'Imana niko acyasenga l'amour de Dieu, aidez-moi. ko kubw'urukundo rw'Imana mfasha Je vous en prie, sortez-moi d'ici. ndabinginze mu nkura aha ngaha bandi ngo arabatari we Lysias, Lysias Tobias hamagara hari abahamagawe ngo tuza ngo Andre isaha yawe yageze mbe ikinyoma mettez-le sur la civière. umushyire kuri ako kantuza ni ikinyoma nyuma y'ubuzima nta bindi pfuye wanduye uguma wanduye upfuye wera uguma wera ntabyi igihe cyo gukirangira Kristo ni none nyuma ahantu muzabyumva hose muzajye muvuga ngo mva imbere Satani Nous devons regagner au plus vite la cité. ngo tugomba kumugeza mu mujyi byihuse nta kuguma aha ngaha twagiye ni sawa twagiye muzajye mwumva ko ari Satani wowe ushaka kubasinziriza ngo mugume mwibwira yuko
hari indi hirwe nyuma y'ubuzima ukuwe mu mubiri ntabyo. Idakiranukiye Kristo birakurangiranye. Birakurangiranye kandi byiteka. Kiranukira Kristo bikitwa none. Shaka Kristo bigishoboka akabonwa mu mwambaze akiri bugufi. Jambo riri mu migani niba ari mu mubwiriza. Ibyo bituma abantu b'Abadivantisite bagira kugira ngo umaze gupfa nta mirimo. Icyo biba bishatse kuvuga ni ukuvuga ko umaze gupfa nta kintu aba yakora ngo ahindure ku buzima yabayeho mbere. Nicyo bishatse kuvuga, wabayeho ubuzima bw'ibyaha ntacyo wakora ngo ubuhindure ngo ube buzima. Wabayeho ubuzima bwo gukiranuka ntacyo wakora ngo usubire ubwanduze. Nicyo bishatse kuvuga. Bavuyeyo hahandi hiswe rose hasa nka purgatori, hari uwo bavanyeyo. Baraza bamuzana hamwe twatangire tubona umuntu ahagaze imbere, ahagaze ku muryango umeze nk'aho atari umuryango, ariko nanone ukenda kuba nk'aho ari umuryango. Baraza bahakura wari umuryango we, ubonye hasi hifungura. ngo mumushyire muri minisiteri ishinzwe kwisubiza. ngo se ibyumba biraza kumuryoherwa, ngo nta kibazo arateza, ngo urakaza neza mu rugo. ngo Andre reba imbaraga zawe. ni ukuvuga ngo bamugiye kumushyira ngo muri minisiteri ishinzwe ibyo kwisubiza regeneration. ni ukuvuga gusubira kugarura mu ubuyanja ubuzima ukaba umuntu muzima. ngo niwe bamujyanye. urebye ni nkaho wavuga ni kwa muganga. Bonjour, André. Andre mwaramutse. Ese umeze ute? Je m'appelle Lysias. Nitwa Lysias. Bamuhura. Uzaranywa iki? Lysias. Quel est cet endroit? Ngaha hantu ni hehe? À quoi ça ressemble? ngo urakugaragarira nk'iki? Je n'ai jamais vu d'hôpitaux comme celui-ci. Sinigeze mbona ivuriro rimeze nk'iri. Pas sur Terre. Si ku isi kuri ubu. Nous ne sommes pas sur Terre. Ntabwo turi ku isi. Qui êtes-vous, juste? Muri bande ariko ubundi. Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Kubera iki biriya byose byambayeho? Ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos questions. Ntuhangayike, twasubiza ibibazo byawe byose mu gihe nikigera. Pas donner de médicaments. Ntabwo mugiye kumpa imiti se? Uwanyemerera nkakomeza akazi ariko baza byinshi. Dore inda ye yewe we. Est-ce que je suis mort, Lysias? Lysias naba napfuye ngo gupfa? Non, seulement votre enveloppe corporelle. Oya ngo ni umubiri wawe gusa. ngo umubiri ibaze none ngo ntunyeganyege. Ibaze we ngo umubiri ngo kandi ngo yari mu isi y'umwuka. kandi mu isi y'umwuka aba ariho umubiri utagira ute. Wagira ngo kumva wagira ngo ni muri uyu ngo umubiri we gusa. ni ibiki? Hehehe. Cyokoze umuntu ashobora kuvurwa nko muri ubu buryo akiri ku isi, akavurirwa mu isi y'umwuka, kubona ku mubiri yakize ariko wamaze gukurwa mu mubiri. Uyu se kuba ari wa wundi uzabivu hajeho hagize ko bari kumuvura. Impamvu bahise muri minisiteri ya regeneration.
Vous pouvez manger maintenant. ngo ubu ngubu ushobora Une bonne kurya soupe. ngo agasosi keza ngo karaza gutuma wumva umerewe neza ngo ubu ngubu ushobora kurya aka gasosi karaza gutuma yumva amerewe neza. hanyuma y'ubuzima bakabagera mu buzima busanzweho ibintu bya bazaba bageze mu ijuru bazaba babayeho neza ntabwo bazaba ibintu si byo gusubira kurwara no gusubira kugira iki bizaba biriyo reka reka bizaba ari iby'umunezero ntuzahacikwe iya ntuzahacikwe tuzabaneyo hamwe n'abera bose ajya ku gasosi. Bonsoir, André. Andre urukundo umeze neza ako gasosi ndakwinginze Au moins, vous n'avez plus cette sensation. byibuze ntugifite ibyo byumviro by'inzara N'est-ce pas? ndabizi J'ai besoin uraza d'explications. kumva umeze neza sibyo ngo nyine ubusobanuro ndabyumva nyine De traiter un patient. ubu buryo muri kumfata umunsi ko bafata umurwayi nkeneye kumenya amakuru y'ubuzima bwanjye Ce dont vous avez besoin, c'est du traitement. ngo kuri ubu icyo ukeneye ni ukwitabwaho sinzi ibyo muzi ariko nanjye ndi umuganga nzi ibyabaye Je me souviens de l'hôpital. ndibuka ndi ku ivuriro Vous ne pouvez pas imaginer ma détresse. ntiwatekereza uburyo narataye umutwe igihe babimenye yuko ndwaye Mon épouse et mes enfants. iminsi 40 Sans parler de la honte. Et alors l'impensable se produit. iminsi 40 bwari ku ivuriro ngabona umugore we n'abana be bagize bataye umutwe ngo nta kuvuga ku by'isoni ngo nuko ikidatekerezwa kiraba Je me réveille dans cet endroit horrible. nkangu doté de ces kirahari ahantu habi Ces monstres sont nos frères. yewe we munyumvire kakangukira hari ahantu habi ngo ku ruhande rw'ibinyamaswa noneho uyu nguyu Lysias aramusubiza ngo biriya binyamaswa ni bene data nyumvira ni ukuri yewe we maze n'abantu batemera ko ikuzimu baho simbita bene data kuko mwene so n'umuntu musangiye so n'umuntu muhuje so ngo ki noneho ababo bano bari hano yewe we ngo bya biri muri lese hamwe hasa nka purgatori bigukubita abantu bigira ute ngo ni bene se ni ibiki katurebe Nos frères. ngo birabaje ko utabizi La tête. ngo bene data wataye umutwe uwo mugabo wambonye ari he Supérieur. yaba ari mukuru wanyu Quelqu'un doit bien pouvoir me dire quelque chose. ngo hari umuntu ugomba kugira icyo ambwira aramuha Non, merci, je n'ai pas soif. oya urakoze ntabwo nsonje sorry inyota ni imiti ngo ntabwo mfite inyota Où est-il? mugani ngo ari hehe Buvez sans avaler. nginywa nakuyamira Et essayez de le garder en bouche le plus longtemps possible. ngo ugerageze kureba umuntu mu gihe cyose kirekire gishoboka ngo biraza gutuma umererwa neza ni ukuvuga ngo ucunge umunwa ntuyamire igihe kirekire gishoboka Sans avaler. ntakuyamira Merci. urakoze rumwereka Sans avaler. ntakuyamira se sibyo Andre babwiye ngo ntakuyamira arayamize we yumvise ko umugabo ntakuyamira sanza vale ariko we arayamize ntabwo afite kumvira n'aha hantu yewe we ni ibiki sinzi ntangije areba yandaye yari yabaye intuza iri kugenda imererwa neza hari undi hariya nawe aracyajunditse amazi siko byitwara niba ari amazi sinzi ndakumva avuga uri kubona Avaler. ni amazi y'amira ari kuri mu biti ngo C'est bien de l'eau. yewe ni byiza urabibonye Merci beaucoup. Je suis bien content que vous ndagushimiye m'ayez prévenu, monsieur. ubu ni uramburiye wari umaze igihe kingana iki ufunze umunwa Un seul moment de répit depuis que je suis arrivé. icyo nzi ni uko ntigeze mbonaga ko ku gihe cyose nagereye aha ngaha ngo none igihe utarizera ko habaho ubuzima nyuma y'ubuzima Et tout d'un coup, je me suis vu hors de mon corps. ngo ndibuka Alors mes amis sont arrivés et m'ont emmené pour... ngo ni mu bitabo ubwo yari yasoma ngo ni uko muri ako kanya umubiri umuntu wanjye ava mu mubiri ngo ni uko maze inshuti zanjye ziranzana ibyo byose yabibonaga ubundi umuntu ari gupfa aribona akibonamo babiri iyi uyu mubiri uyu nzagira akawubona ari hawusiga mu gahe gatoya uba utangiye kugira ute murabizi ntabwo wamara nk'icyumweru
utangiye kugira nyine utangiye urugendo rwo kuba ivu ya umukungugu na kosore. None ngo bamujyanye he? Ibyo byose yabibonaga kumushyingura ngo aribura we wanyewe. Noneho nibona ikuzimu we, mbega ukuntu nababaye we, mbega ukuntu nababaye. Noneho ndibaza niba ngo ntabwo ndi kurota, ngo ariko niba ntari kurota we bivuze ngo Imana ibaho. Uyu amagambo menshi umva inywa ngo kandi nanyoye ongera umwe kuko urayakeneye, ngo kandi nta kuyamira, ngo ugerageze uyagumane hafi nk'amasaha nk'atanu. Ndiruhiye nshaka kuruhuka, kumbe yamugira inama yo kumira amazi. Amagambo menshi ngaho ngo byaba bikwiye gutekereza ibintu akuye mu isi, ngo gushidikanya kurabura igihe ukangukiye mu isi y'umwuka. Ikigaragara wamaze kumenya umumaro w'amazi, amazi yo kwihangana. ngo ubu ngubu uracyasaba ibisubizo se? Lizia sindarekera ntari namenya sorry mwihangane utuzi dukeya. Njye sindarekera ntari namenya byose bibaho biri kuba. Aha urabona bimwe mu bisubizo byawe. Mwaramutse Andre, nitwa Clarencio. Clarencio, mbere ya byose ndagushimira ko wantabaye. Ngo sinenze ibintu byabaye pebu inzozi mbi. Mwaramutse Andre, nitwa Clarencio. Clarencio, mbere ya byose ndagushimira ko mwantabaye. Nanjye sinatekerezaga ibyo bintu inzozi mbi kubera kubi cyane. Umufashe iki? Nkeneye ibisobanuro bumwe birumvikana nyuma y'ububabaro wanyuzemo wose. Garika ikibabaje ni uko wazanwe hano n'ijwi ryo kwiyahura. Ngo iki ngo ntabwo uzi ibyo navuze, ahubwo ntabwo nakora ikintu nk'icyo. Baramubwira ngo umubiri w'umwuka ngo ubika buri kintu cyose kibaho muri uyu mubiri uyu nguyu ubwo uvuga, uyu nguyu ugaragara, uyu utari uw'umwuka. Ni ukuvuga ngo byose ukora hari ahantu bijya. Iya, hari ahantu bijya utibwira ngo haraho byose amagambo uvuga, ibyo ugira, ibyo utekereza, wihereye uri wenyine, ibyo byose hari ahantu bijya gutyo. Mwari ko bamubwiye votre maladie. Tout corps spirituel conserve un historique de toutes vos actions exercées dans le monde matériel. Dans ce cas, il devrait indiquer que c'est une maladie qui m'a emporté. ngo niba ari ibyo rero yavuga ko ari indwara yanzanye aha ngaha. Aravuga ngo indwara yawe, baramubwira ngo indwara yawe yavuye mu by'itegeko riruta ayandi, loi supérieure. Arabaza ngo mbese ni irihe tegeko? Baramusubiza ngo ni itegeko rya réaction na action, rya action na réaction. Naho murizi ni itegeko ubundi, ni itegeko rya gatatu rya Newton, third Newton's law of motion, rya tegeko rya Newton we aka action and reaction law of motion. Ya rimeze rite? Ni ukuvuga ngo iryo ngo igikorwa kigira icyo gitera, ya kandi byose bikabyenda kunganiye mu mbaraga ukuntu ya nuko bimeze. Mbese urugero nk'umuntu ugiye gukora ubusambanyi, ubusambanyi ntakoreshe cya kinyoma ngo nagakingiza umuzima muhita ikinyoma, kubera ko ntiburinda umuntu wawe umwuka. Ubusambanyi wakora bwose bwitwa ngo barakingiye cyangwa udakingiye, umuntu wawe imbere Satani wamufite kandi washaka. Ya none ugakora bene ubwo busambanyi ugakurizamo kwandura zimwe mu ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zizi nka STDs, ya sexual transmitted diseases. Wenda dufate urugero agakoko gatera sida, nuko ubwo ubusambanyi wakoze niyo action. Hanyuma sida wakuyemo ni reaction cyangwa se reaction. Ya nuko bimeze, mwabyumvise. None uhita ubihuza niba ari kumubwira ngo uburwayi bwe bwavuye kuri iryo tegeko, ngo nuko byagendeye. Mwibuke ibintu yanywaga amatabi akongera akanywa n'amayoga, kuri we byasaga nko kwiyahura. Wasanga iyo mpamvu bari kuvuga ngo azanwe hariya n'ijwi ryo kwiyahura. Ese birumvikana? Ndumva byumvikana. Le comportement moral est déterminant dans la trajectoire de l'être humain. Baravuga ngo imyitwarire y'umuntu D'accord? Ce sera plus clair pour vous. bigaragaza icyerekezo agenda ari kunyuramo. Ko witwara bigaragaza uko imbere yawe bizagenda. Avuga ngo ntabwo nzi byose muri kumbwira.
comprendrez que la colère, avuga ngo l'envie, uzamenya byose igihe uzasobanukirwa yuko font partie intégrante du urwango, diagnostic. kwikunda, ishyari n'ibiki cyo kintu wareberaho. possèdent d'incalculables réserves. Bram- Ils ne peuvent pas baramubwira ngo umubiri wawe ngo ufite ububiko butabarika, ububiko butabarika ya butabarika. supporter des années de maltraitance. ariko nubwo bimeze bute ntibwakwihanganira imyaka Était complètement butwarwa détruit. nabi. Cela par des excès en tout genre. ngo ku bw'ibyo niho havuye ko kimwe mu gice kigize imirire n'igogora yawe cyangiritse neza neza. Ni ukuvuga ngo yagiye nubwo gikwiye kwangirika gitwaye neza, ariko noneho yagitwaye nabi imyaka n'imyaka birangira yangiritse. urukumva ngo niyo mpamvu bizabura nko kugira ute nko kwiyahura. Bien. Les mots parlent d'eux-mêmes, pas besoin d'explication. pe amagambo arisobanura umuntu atayasobanura. Que le vôtre, répété année après année, ibikorwa nk'ibyo une forme de suicide inconscient. Était complètement détruit. Et cela par des excès en tout genre. Bien. Les mots parlent d'eux-mêmes, pas besoin d'explication. Un comportement tel que le vôtre, répété année après année, Ibico nk'ayo est en ngayo, réalité kwisubiramo une forme de gutyo gutyo, suicide inconscient. ukuri birasa nko kwiyica Cela bucece. explique en partie de telles souffrances. Des centaines, ibyo bihita bisobanura centaines de créatures igice cy'umubabaro quittent la wawe. vie sur Terre bavuga ngo pour les mêmes raisons que vous. ibihumbi n'ibihumbi by'ibiremwa C'est une véritable biva mu buzima ku catastrophe isi silencieuse. ku bw'ibyo. ngo mbese uko ni ukuri kubi kuri Maintenant, gucecetse. ubu ngubu Andre, profitez de votre présence ici pour vous reposer. fatira uyu mwanya wawe wo kuba aha ngaha uruhuke, maze utuzishe umwuka wawe. Par les problèmes. ibintu byo guhangayika ntibyakemura ibibazo. Bien dans la vie, igize mu buzima vous recommencez à nouveau. ni uko ubasha gushobora gusura kongera gutangira buri munsi, ugasubira ukabasha kongera gutangira. baramuruhutsa. ni ukuvuga ngo mu buzima ukwiye kuruhuka, apana guhora uhangayikiye by'ubuzima. ibyo bituma tunabona n'umwanya wo gusenga kugira ngo wibuke Imana. ugomba kujya uraruhuka. wa undi bahaye amazi amuvuga ko yagira ngo atume abandi baruhuka. yewe nanjye ndabisobanukiwe, kuruhuka ni ingenzi. arayamira, arangije araruhuka. Il y a parmi nous ngo muri twe hari de nouveaux arrivants qui s'étonnent abantu benshi bageze de hano leur batangariye ressemblance avec la terre. ku gushaka Ils gusa n'ont pas nk'isi été kwaha informés ngaha. que la création mentale est à l'origine de presque tout dans la vie. baravuga ngo ntabwo bigeze bamenyeshwa yuko ibiremwa mu bifatika ibi by'aha ngaha ngo bifite isoko n'imvano biva hafi muri buri kimwe cyose cy'ubuzima. mwashatse kuvuga ngo ibyaremwe tubona bifite aho byavuye, kandi murabizi nyine byavuye mu bitagaragara gutyo. noneho rero ngaho byavuye ngo uhageze ubona uhabona wenda gusa nk'aha ngaha byari gusobanura. Ils ont oublié Ngo que bibagiwe l'énergie vibre dans des dimensions et des états différents. ko imbaraga zigendagenda aho hantu mu buryo bunyuranye. Oui, la vie continue. yego ubuzima Et les burakomeza. rapports entre les êtres obéissent à cette vérité, qu'on le veuille ou ngo kandi uburyo ibyo bintu bibana ni ukuvuga nko mu ecosystem, uburyo ikiremwa runaka kibana n'ikindi ngo bigenda byubahiriza itegeko. bien que nous faisons autour de nous est le meilleur moyen pour accéder à l'éternité. ngo uburyo twitwara ku bituzengurutse ngo bari uburyo bwiza bwo kujya mu buzima bw'iteka. ngo ki uburyo wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nicyo gihesha ubugingo bw'iteka. icyo cyo mu cyumve. iyo kwitwara ukaba imico myiza ariko udafite Yesu Kristo ntacyo bikumara. iki ntacyo byakumara. n'ubundi Yesu Kristo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atageze ate atamujyanye. icyo cyo mugomba kukimenya. Maintenant, ubu ngubu vous devez intégrer la valeur unique de ce mugomba moment gukuza et la agaciro bénédiction que cette kihariye situation k'uyu mwanya représente. n'imigisha uyu mujyi utugaragariza twese. wari uje ari kubabwira imbwirwaruhame ujya ari kuzana transport mu mwuka. sasa Andre, je pensais que vous seriez prêt. nari nzi ko uraba Le witeguye. ministre kubera iki? Calencio vous autorise à Minisitiri visiter Je Karencio ne peux pas sortir ainsi. Venez.
ngo yemeje ko wasura ubusure bwawe kugendagenda ujya gusura ngo ndetse nabasha gusohoka no gucya ameze Vous apprendre ndaza à kukwigisha maîtriser d'autres vêtements. uburyo urabasha kumenyera imyambaro. Alors, André, avez-vous Gao aimé le André. discours de la ministre Vénéranda? imbwirwaruhame ya Veneranda wayikunze Une image comme la sienne, ngo sinigeze ntekereza impressionnante. Je sais que vous avez ishusho nk'iyo mu ijuru ngo ndetse n'uburyo inyemeje kuba byamutongoye ngo ntigeze atekereza ko hazaba hameze nk'uko ahabonye. traversé des moments difficiles à l'hôpital. ndabizi ko nyuze mu gihe gikomeye mu ivuriro ubu gerageza utekereze ku bindi J'ai vécu, Lysias. biragoye nyuma y'ibyo nanyuzemo Lysias. Votre rétablissement